kuki abayahudi n'abarabu bahora mu ntambara? Kuki habaho amakimbirane adashira ndetse no mu bihugu by'abayisilamu bwabyo? Igisubizo gitangaje kuri iki kibazo gishobora kuboneka mu bantu babiri ba Bibiliya, Isaka na Ishmayeli. Abavandimwe bombi bari abahungu ba Aburahamu. Isaka niwe wabaye sekuruza w'abayahudi, naho Ishmayeli niwe wabaye sekuruza w'abarabu n'abayisilamu. Hashize ibinyagihumbi byinshi. Aya makimbirane menshi ari hagati y'aba bavandimwe asa neza cyane n'intambara tubona uyu munsi hagati ya Isirayeli n'abayisilamu. Ariko Bibiliya ntiyerekana gusa inkomoko y'aya makimbirane, inatwereka nuko azarangira. Hari inkuru imwe rukumbi ya Bibiliya igaragaza aho aba bavandimwe bombi bongeye guhura bakiyunga. Abahanga mu byanditswe bavuga ko iyi nkuru ari icyerekezo cy'ukuntu aya makimbirane yo muri iki gihe azarangira. Ese uzi ko iyo inkuru irangira mu buryo Bibiliya ibivuga? Hari ihame ry'abayahudi ryitwa Moshe Avot Sima Lebanim, risobanura ngo ibikorwa by'abakurambere n'ibimenyetso bihanuye ku rubyaro rwabo. Mu magambo yoroshye, ubuzima bw'abapatriya si amateka gusa, ahubwo buhishura mu buryo bwa gihanuzi ibizabaho ku rubyaro rwabo mu buryo bumeze nk'ubu ngubu. Ubukristo nabwo bufite igitekerezo cyitwa typology cyakoreshejwe n'intumwa Pawulo mu gusobanura uko inkuru n'isezerano rya kera zihishura ibizaba mu gihe kizaza. Abahanga basabye ubu buryo bwombi basobanura amakimbirane ari hagati ya Isirayeli n'amahanga y'abayisilamu, maze ibisubizo biboneka biratangaza cyane. Impamvu ibi bifite akamaro ni iyi ngiyi. Isaka hamwe na nyina Sara bihagarariye ubwoko bwa Isirayeli, naho Ishmayeli hamwe na nyina Hagara mu muco wa Kisilamu bahagarariye ubwoko bw'abayisilamu. Iyo turebye iyi nkuru mu ndorerwamo nk'iyi ngiyi, byose bihita bihuzwa neza. Amakimbirane atangirira ku isezerano ry'Imana. Imana yahaye Aburahamu umugisha ku rubyaro rwe, iti nzagukorera ishyanga rikomeye kandi amahanga yose yo ku isi azahabwa umugisha binyuze kuri wowe. Ariko hari ikibazo gikomeye. Umugore we Sarayi yari ingumba, yari atabasha no kubyara. Muri icyo gihe agaciro k'umugore kagereranywaga cyane n'ubushobozi bwe bwo kubyara abana. Kubura urubyaro byari isoko y'isoni n'agahinda gahoraho muri icyo gihe cy'icyo ngicyo. Isoni za Sarayi zari zimaze kuba umubabaro udashira. Nyuma y'igihe Imana yamuhinduriye izina imwita Sara, bisobanura ngo umwamikazi. Ariko kuri Sara iryo zina ryamubereye urwenya rubi cyane. Kuki yakwitwa umwamikazi kandi atabashije no guha Aburahamu umwana uzamusimbura? Igihe cyarakomeje, bombi barasaza, maze isezerano ry'Imana ryo kubaha umwana rirushaho kugaragara nk'ibidashoboka. Amasezerano Sara yacitse intege n'agahinda kenshi. Niwe ubwe washakiye Aburahamu igisubizo gisanzwe gishingiye ku muco wo muri icyo gihe. Yaramubwiye ati, Uwiteka yampagaritse kubyara, ngaho igendere n'umugaragu wanjye, ushobora kumvukira umwana binyuze kuri we. Nuko Sara amuha Hagara umuja we ngo abe umugore wa Aburahamu kugira ngo amwubakire urubyaro. Icyo cyemezo cyari igikorwa cy'ubwigunge, ariko si cyo cyazanye amahoro, cyazanye amakimbirane mashyashya. Sara yumvamo ishyari n'ubwigunge, yatangiye kugirira Hagara nabi. Uko inda yakuraga ni nako agasuzuguro no gusebya byiyongera. Hagara yumvise abasi agize ikibazo, nta kindi yabashije gukora uretse guhungira mu butayu. Aho mu butayu bunini n'ubusa yahumekaga umutima w'ishavu no kwigunga. Kubaho kwe kose kwari kugaragara nk'aho kurangiye. Ariko mu gihe cyari igitutu gikomeye kurusha ibindi byose, si urupfu rwaje kumusanga, ahubwo ni amahuriro n'Imana. Umumarayika w'Iteka yamubonekeye hafi y'isoko y'amazi mu butayu, amuvugisha mu ijwi rituje ryumvikana, amubwira ati, icyambere yamuhaye itegeko n'umugisha. Garuka kwa nyirabuja wawe, umwumvire, nzakongera urubyaro rwawe, ruzaba rwinshi cyane ku buryo rutazabarika. Yaramubwiye izina ry'umwana, uzamwite Ishmayeli, bisobanura ngo Imana irumva, kuko Uwiteka yumvise imibabaro yawe. Aha niho igitabo cy'intangiriro kidushyiriramo ubuhanuzi bukomeye, busobanura neza ibihe turimo uyu munsi kugeza iki gihe n'ubu ngubu tugihumeka umwuka w'abazima. Mu gusobanura imiterere ya Ishmayeli, Bibiliya ivuga amagambo azahora aranga urubyaro rwe.
azaba nk'indogobe yo mu gasozi itabasha kwiyumvisha igitutu. Ukuboko kwe kuzaba ku bantu bose, n'ukwabo kuzamurwanya. Azatura mu bwiyunge buke n'abavandimwe be bose. Reka tubitekerezeho gato. Aya magambo yaho hakera asobanura neza ijambo ku rindi. Ibiri si ibinyamakuru byo muri iki gihe, birashoboka kugaragara nk'ibivugwa nabi, ariko ntitwibagirwe ko Ishimayeli ubwe yahawe umugisha n'Imana. None se indogobe yo mu gasozi bisobanura iki? Si igitutsi. Mu isi yo hambere indogobe yo mu gasozi yari ikimenyetso gikomeye cy'ubwisanzure budashobora kuganjwa. Ni umutima w'ubwisanzure bukomeye, utagendera ku mategeko y'abandi, ugenda mu bihugu byose uko ushaka. Iri sezerano ryagaragazaga ubwoko buzahoraho mu buryo butangaje cyane, bukabasha kubaho no mu bikomeye, ariko kandi bukaba mu buryo bwo kuba mu makimbirane ahoraho. Hagari yagarutse kwa Sara maze abyara umuhungu Aburahamu yamwise Ishimayeli. Uyu mwana niwe wabaye sekuruza w'Abarabu, aho nyuma haturutse idini rya Isilamu. Nyuma y'imyaka myinshi y'igihe cyo gutoteza no gutegereza, Abarabu yabonye umuntu ukize, ikimenyetso cy'uko isezerano ry'Imana ari ukuri. Tekereza ibyishimo n'ituze Aburahamu yahise agira ako kanya. Mu myaka 13 yose, Ishimayeli niwe wari umuhungu wenyine wa Aburahamu. Niwe mwibereho we, niwe wabayeho bwa mbere umwuzukuru wa mbere, umusimbura w'intego zose yari afite. Mu mwana wa Ishimayeli, Aburahamu yabonaga ejo hazaza n'ishyanga rikomeye, ariko icyo gihanuzi cyamugaragarije nk'indogobe yo mu gasozi, umutima wigenga cyane, utagendera ku bandi, bigoye kuwugenzura. Uyu munsi benshi babona iyo mico mu kwihagararaho nko kwihangana kw'Abarabu. Nyamara ubuhanuzi bwari bufite impande ebyiri. Bwanavuze ko ukuboko kwe kuzaba ku bantu bose, kandi ubw'abandi bukamurwanya. Ibi byavuyemo icyorezo cy'amakimbirane adashira, asohora ku rubyaro rubi rubabaje cyane kugeza ubu ngubu. Kurwana n'amahanga yo hanze byigaragaza mu ntambara ziri hagati ya Isirayeli n'amahanga ayikikije. Icya kabiri, no kurwana hagati yabo ubwabo. Amateka y'isi y'Abayisilamu agaragaramo amakimbirane akomeye hagati y'amashami abiri, Abasuni n'Abashiya. Intambara zigezweho nka Siriya cyangwa Yemen n'urugero ruteye agahinda rw'ibi bibazo by'abavandimwe barwana, bigaragaza neza ko ubuhanuzi bwavuze ko ubwiyunge buke bwa Ishimayeli buzakwira hose, harimo n'abo mu muryango we ubwe. Ariko kandi ubwo buhanuzi burushaho gusobanura ibintu mu buryo burambuye. Imizi y'amakimbirane na Isirayeli itangira igihe Isaka yavutse. Hashize imyaka myinshi, Sara yari afite imyaka 90 kandi yari yaratakaje icyizere cyose ku isezerano ry'Imana. Yari yiyemeje ko umurage we uzamukomerezwa gusa binyuze kuri Ishimayeli. Yumvaga Imana yaramutereranye burundu. Ariko umunsi umwe ibintu bihinduka. Abashyitsi batatu b'amayobera baraje bababwira mu ihema ry'aba Aburahamu wari ufite imyaka 99. Aburahamu yabakirije mu mugisha, abaha amafunguro n'icumbi. Umwe muri bo amuha inkuru itangaje cyane, amubwira ati nzagaruka kuri iki gihe umwaka utaha, kandi Sara umugore wawe azabyara umuhungu. Sara yari mu ihema ry'imbere yumva amagambo, maze araseka aramwenyura, ariko ntibyari ibisekuru by'ibyishimo, ahubwo yari inseko yo kubura icyizere, iseseka ryo guseka ku gahinda. Yari atakiri umugore ushobora gutekereza ibyiringiro nk'ibyo ngibyo. Ndetse Aburahamu ubwo Imana yamusubirishijemo isezerano ko isezerano ryayo rizasohorezwa mu mwana mushya, igisubizo cya mbere yatanze nticyari ibyishimo, ahubwo yingingira Imana ati, ishimwe ryaba irihe iyo Ishimayeli we akabaho mu mugisha wawe? Ayo ni amagambo y'umubyeyi wakundaga cyane umuhungu we w'imfura, atinya amakimbirane azaza igihe cyose. Ariko Imana yagumanye ijambo ryayo. Sara yabyaye umuhungu, Aburahamu amwita Isaka, risobanura mu Giheburayo ngo azaseka. Iryo zina ryahoraga ryibutsa inseko y'ibidashoboka yari yaramutayeho icyizere. Mu gihe gito ibyishimo byari byose mu rugo rwa Aburahamu, ariko imbere mu mutima umwuka w'ubwumvikane muke wari uri gukura. Byaje gusandara ku munsi wo gucisha Isaka amabere.
Hari ibirori bikomeye by'umuryango. Muri ibyo birori Sara abona Ishimayeli asuzugura aseka umuvandimwe we muto. Hano niho hihishura ikintu cy'ingenzi mu rurimi rw'Igiheburayo. Ijambo rikoreshwa mu kuvuga guseka cyangwa gusuzugura rifite umuzi umwe n'izina Isaka. Bityo Ishimayeli ntiyari arimo gukina gusa, yari arimo guhatana no guharanira umwanya nk'umusimbura, nkaho yavugaga ati ni njye imfura, ni njye ukwiye umurage. Kuri Sara ibi ntibyari urugero rwa nyuma. Yarahagurutse maze abwira Aburahamu mu magambo akakaye ati, irukane uwo mugore w'umugaragu n'umwana we, ntazakomezanye n'umwana wanjye umurage. Icyo gikorwa cyari cyo cya nyuma cy'ivugiro cya nyuma kuri Sara. Yahise afata umwanzuro ukomeye abwira Aburahamu ati, irukane uwo mugore w'umugaragu n'umwana we, kuko umwana w'uwo mugore atazagabana umurage w'umwana wanjye na Isaka. Bibiliya ivuga ko aya magambo yakomerekeje cyane umutima wa Aburahamu, kuko yakundaga cyane umuhungu we Ishimayeli. Umutima we wari umenaguwe cyane n'agahinda, ariko Imana yamubwiye kumva ijambo rya Sara. Nubwo byari bimubabaje, Imana yamusezeranyije kandi igira iti, nzagirira Ishimayeli imbabazi, nzamugira ishyanga rikomeye. Ku munsi ukurikiyeho Aburahamu yahaye Hagari umugati n'amazi, maze amwohereza mu butayu ari kumwe n'umwana. Iryo gusezera ryabaye itandukaniro ry'umubiri, ariko kandi ryabaye itandukaniro ry'umwuka. Byahamije intangiriro y'ubutandukane hagati y'imiryango yombi. Umubyeyi yagombaga guhitamo hagati y'abana be. Agahinda ka Aburahamu ko kwirukana umuhungu we Ishimayeli ni ishusho y'ibikomere by'amateka bikiriho n'ubu hagati y'abantu baba abantu bombi. Kuri ibi bihugu byinshi by'Abarabu ndetse n'Abapalestina, ivuka rya leta ya Isirayeli mu 1945 n'irukanwa ry'abantu babo babifata nk'icyago gikomeye, bacyita Nakba, bisobanura icyago cyangwa ishyano. Iyo Nakba ni ishusho ya none y'uko Hagari na Ishimayeli birukanywe mu butayu. Imana ubwayo yari yarasezeranyije Aburahamu ko izaha umugisha Ishimayeli nyuma yo kubona ukwitangira kwa se. Ariko mu kanya nk'ako guhumbya hahise havuka umwana mushya, maze ejo hazaza Ishimayeli harazimangana. Ivuka rya Isaka ntiryari risobanura gusangira umurage, ahubwo ryari risobanura gutakaza byose. Ibi ntibyari ishyari risanzwe kuri Ishimayeli. Kubaho kwa Isaka byari nko kuzimanganya umwirondoro we bwite. Ibi nibyo tubona mu ishusho ya none. Kubaho kwa Isirayeli bifatwa n'amahanga menshi ayikikije nko kuzimanganya umwirondoro wa Kisilamu n'ubusugire bwabo. Amagambo ya Sara agira ati, uwo mwana ntazagabana umurage n'umwana wanjye, aracyumvikana no muri iki gihe mu magambo y'abahezanguni. Urugero, abayobozi bamwe ba Iran bagiye bemeza ko Isirayeli igomba kurimburwa. Mu mategeko ya Iran harimo amagambo yitirirwa umuhanuzi Muhammad abonekamo muri hadith avuga ko isaha y'imperuka ntizagera keretse abayisilamu barwanye n'abayahudi, abayisilamu bakabica, abayahudi bakihisha inyuma y'amabuye cyangwa ibiti, ariko amabuye cyangwa ibiti bikavuga ngo mu Isilamu hari umuyahudi wihishe inyuma yanjye, ngwino umwice. Iyi hadith ivuga kandi mu mategeko y'ishyaka rya politike rya Palestina rizwi nka Hamas, ariko iyo nyandiko irakomeza igaragaza ikintu gitangaje. Amabuye n'ibiti byose bizavuga uretse igiti cyitwa box thorn. Mu mucyo w'Abayuda icyo giti gikunze kwitirirwa nk'igiti cy'Abayuda. Hashize imyaka mike umwe mu ba imamu bo muri Palestina yifashishije iyi hadith mu birori, maze avuga ko Abayahudi ubwabo bazi ubu buhanuzi. Kubera iyo mpamvu yavuze ko aricyo gituma batera ibiti bya box thorn ibihumbi n'ibihumbi mu birindiro byabo ngo bizabe ubuhungiro igihe ibyo byavuzwe bizabera. Nubwo haba hari gutandukana kubabaje hagati ya Isaka uhagarariye Isirayeli na Ishimayeli uhagarariye Abarabu n'Abisilamu, Imana yari ifite umugambi kuri bombi. Ariko iyo migambi yari itandukanye. Kugira ngo twumve impamvu umugisha wa Ishimayeli utandukanye n'uwa Isaka, tugomba kubanza gusobanukirwa n'icyo gice cy'inkuru gifite agaciro kurusha ibindi byose bivugwa.
ni ukuvuga ngo mukore subscribe kugira ngo tugendane neza muri iki kiganiro kandi muraba mudushyigikiye. Nyagasani akomeze abahe umugisha. Isezerano n'Imana, ikintu cy'ingenzi cyane ni uko Isaka ari we wenyine wakiriye isezerano. Isezerano si nk'isezerano risanzwe, ni umuhigo ukomeye, umubano w'igitangaza kandi wihariye hagati y'Imana n'abantu batoranyijwe. Through iri sezerano, Imana yasezeranyije Aburahamu umubano udasanzwe kandi binyuze kuri we umugisha uzagera ku rubyaro rwe rwose. Ariko se kuki Isaka gusa kandi atari Ishimayeli umwana w'imfura? Igisubizo ni ihitamo ry'Imana ritagereranywa n'ubwigenge bw'abantu. Imana iravuga ibi neza cyane ati, yego ariko umugore wawe Sara azabyara umuhungu kandi azamwita Isaka. Nzashyiraho isezerano ryanjye kuri we nk'isezerano ry'iteka ryose ku rubyaro rwe, ko binyuze kuri Isaka urubyaro rwawe ruzabarwa. Uyu mwanzuro ugaragaza ibitekerezo bikomeye muri Bibiliya. Ihitamo ry'Imana ntishingira ku byo abantu bakora cyangwa ku murongo w'imfura. Ishimayeli yavukiye ku mugambi w'abantu kubw'ubushake bwa Sara na Aburahamu, ariko Isaka yavukiye ku gitangaza ku buryo bwihariye bw'Imana mu mubiri y'abasaza kandi abari ingumba. Isezerano ry'umwuka rishingiye ku gitangaza, ntabwo rishingiye ku mugambi w'abantu. Ishimayeli ahabwa umugisha w'ubutunzi n'ubukungu bw'isi. Isaka ahabwa isezerano kugira ngo abe igice cy'amateka y'igitangaza y'Imana. Igitekerezo cyo kuba abantu b'isezerano no kuba abatoranyijwe cyabaye umutima w'umwirondoro w'Abayahudi mu mateka yose. Byabaye isoko y'ishimwe kandi icy'ingenzi mu kubaho kwabo. Ariko nanone kizatuma habaho amakimbirane n'isi ikunze kwanga iri hame. Ariko Imana irasobanura neza ko nubwo Ishimayeli atari umwana w'isezerano, ntabwo ari hanze y'urukundo rwayo. Mbere y'igihe cyo kwirukanwa, ubwo Aburahamu yasingizaga umuhungu we w'imfura, Imana yamusubije n'isezerano ry'ubwiza. Ishimayeli, narumvise, dore nzamugirira umugisha, ndamubyara kandi nzamugwiza cyane. Isezerano rya Ishimayeli ryuzuzwa mu butayu nyuma y'uko Hagari na Ishimayeli birukanwe mu nkambi ya Aburahamu. Umumarayika w'Imana arabangukira, ntacyo ari gukora gusa, ahubwo arabereka n'isoko ry'amazi kugira ngo bazarokore. Aravuga ati, ntukabure umutima kuko Imana yumvise ijwi ry'umuhungu. Umugisha wa Ishimayeli ni umugisha w'ubutunzi n'ubukomeye bw'isi. Mu gihe Isaka ahabwa isezerano ry'umwuka, Ishimayeli ahabwa imbaraga n'urubyaro n'imiturire. Ishimayeli ahinduka sekuruza w'abami 12, kuko Yakobo yabayeho afite abana 12 bazashingira imiryango 12 ya Isirayeli. Bamwe babona ishyirwa mu bikorwa ry'uyu mugisha mu kwiyongera no kwaguka kw'Abarabu. Mu binyejana byose Abarabu bashinze ingoma zikomeye, umuco uhebuje n'ingaruka ku isi yose. Nta gushidikanya, Korani ni igitabo cya Tora, bifite inkuru zitandukanye cyane, byahinduwe n'abantu mu bihe bitandukanye. Niyo mpamvu Korani yihariye nk'ubutumwa bwa nyuma kandi bw'ukuri bw'Imana. Ikizamini gikomeye cya Aburahamu ku kwizera kiza igihe Imana imusaba gutanga umwana we Isaka, n'igihe cy'ingenzi gihamya isezerano. Ariko mu muco wa Islam inkuru ihinduka burundu. Umuco wa Islam uvuga ko umwana wa Aburahamu yari agiye gutanga ntabwo ari Isaka, ahubwo ari Ishimayeli. Impamvu y'iyi mpinduka ni iyi: kuki ari ingenzi cyane? Kuko kuba umwana w'igitambo biguha umwanya w'ingenzi n'umugisha w'umwuka. Iyo Ishimayeli ahinduwe uwo mwanya, Islam imushyira ku isonga mu gikorwa kinini cyo kwizera, maze umugisha w'umwuka ukomoka ku rubyaro rwe. Umuhanuzi Muhammad aragaruka agira ati, si impinduka ntoya, ni uburyo bwo kwiyemeza ko isezerano nyakuri ry'umugisha w'umurage ribagenewe. Ikintu gishishikaje ni uko Korani idashyira izina ku mwanya w'igitambo, ariko abahanga ba Isilamu bemeza ko ari Ishimayeli. Ibi bituma habaho itandukaniro rikomeye. Mu idini ry'Abayahudi n'iry'Abakristo, inkuru ikomeza inyuma ya Isaka, mu gihe Isilamu iboneka nko kuvugurura iyo nkuru neza, ikarema aba Aburahamu na Ishimayeli nk'abashinze abantu batagatifu cyane, ahantu hatagatifu cyane i Maka. Iyi ntambara yo kumenya iyo nkuru ariyo nyayo yagize
ingaruka zikomeye kenshi zigarangwamo n'urugomo. Intambara yo gucunga ahantu hatagatifu i Yerusalemu ni urugero rwiza. Ahantu hatagatifu cyane h'Abayahudi, umusozi w'itorero, ibyo bita Temple Mount, ni ahantu nyirizina hari imasowe ibiri y'ingenzi mu idini ya Isilamu y'ubu ngubu. Ni nko kubona amateka rimwe yubatswe ku yandi mu buryo bufatika. Gucunga iri soko ry'ingenzi bihinduka ikimenyetso cy'ukuri kw'idini. Ikintu gishishikaje cyane cyongera gukaza urugomo ni igiherereye munsi ya Dome of the Rock mu isumo rya zahabu ya Yerusalemu, Golden Mosque. Hari ibuye rizwi nka Foundation Stone, ibuye ry'itangiriro. Mu muco w'Abayahudi si ibuye risanzwe. Bemera ko ari igicumbi cy'umwuka ku isi, aho abantu Adamu yaremwe ndetse naho Aburahamu yari agiye gutanga Isaka nk'igitambo icyo gihe. Isaka nk'ahantu hatagatifu cyane ha Salomo. Mu muco wa Isilamu, ibuye rimwe naryo ni ahantu umuhanuzi Muhammad yazamutse ajya mu ijuru mu rugendo rwe rw'ijoro. Ni ahantu nyirizina, ni ibuye rimwe ariko rifite inkuru ebyiri zihabanye. Si inkuru imwe yubatswe ku yindi, ahubwo ni ibitabo bibiri byera bihura ku gice kimwe. Ikindi gishishikaje ni urukuta rw'abanyaburengerazuba, Western Wall. Abenshi batekereza ko ari urukuta rwa kera rw'itorero ry'Abayahudi, ariko ni urukuta rusigaye rwa nyuma rw'inyubako y'isumo ry'itorero Temple Mount Complex. Ku Bayahudi ni ahantu hafi cyane hashobora gusenga. Ku bantu, ku hantu hatagatifu ha kera, ikimenyetso cy'agahinda n'icyizere. Ku Bayisilamu, urukuta rumenyerewe nka Barak Wall, aho Muhammad yashyizeho ifarashi ye y'indege mbere yo kuzamuka mu ijuru. Niyo mpamvu gucunga Yerusalemu bihora bibangikanye. Ntibirwanira gusa ku butaka, ahubwo ni ugucunga amateka nyirizina. Ni isomo rindi mu ntambara ndende kandi ikomeye mu kumenya inkuru nyayo. Iyi Isaka cyangwa Ishmayeli ni iyihe ifite uburenganzira bwo gusaba ahantu hatagatifu ku isi? Ariko isesengura ry'iherezo ry'amakimbirane mu gihanuzi ntiryuzuye agahinda, ahubwo nubwo bisa nk'ibidashoboka, kwiyunga birashoboka. Nyuma y'ibihe byose by'amakimbirane, Bibiliya igaragaza ishusho itunganye itanga icyizere. Aburahamu apfuye, inkuru ivuga ikintu cy'ingenzi. Abana be Isaka, Ishmayeli baramupfukamiye. Nyuma y'imyaka myinshi batavugana, Isaka na Ishmayeli bahurira kugira ngo bapfukamire se. Muri icyo gihe bari abana babiri, barababaye cyane, bakeye agahinda k'umubyeyi wabo. Ikintu cy'ingenzi mu muco w'Abayahudi ni urukurikirane rw'amazina. Isaka mbere ya Ishmayeli rigaragaza icyubahiro n'umurongo w'isezerano. Ishmayeli, umwana w'imfura, yemeye ko Isaka, umwana w'umurage, ahabwa izina rya mbere. Bifatwa nk'ikimenyetso gikomeye cy'ikemurwa n'ubwiyunge. Iki gikorwa cyafatwa nk'ikimenyetso ku rubyaro, gihanuza ko amahoro ashoboka. Mu muco w'Abayahudi bisobanurwa nk'ikimenyetso cy'uko mu bihe bizaza urubyaro rwa Ishmayeli rurushaho kwiyunga n'urwa Isaka. Iyo gupfukama byerekana ko nubwo habayeho amakimbirane, Imana ntiyaretse Ishmayeli, kandi bombi bakiri abana ba Aburahamu. Icyizere gishingiye ku kuba Imana yarahaye umugisha abana bombi. Nubwo isezerano ry'umwuka ryari kuri Isaka, isezerano ryo gukora Ishmayeli ishanga rikomeye ntiryigeze riva mu bikorwa. Mu bihe by'ubu ngubu, nubwo amakimbirane akiri kure yo gukemuka, hari igihe bimwe byasobanuriwe nk'intangiriro y'ubwumvikane hagati y'Abayahudi n'Abayisilamu. Mu gihe cy'amakuru y'intambara n'imvururu na Iran, ikintu kimeze nk'ikitashobokaga kuba cyarabaye. Urugero rw'ukuri rwo gupfukama kwa Isaka na Ishmayeli, aho bahurira hamwe bose bagapfukamira umubyeyi wabo. Mu myaka ya vuba, ibihugu bimwe by'Abarabu harimo United Arab Emirates na Bahrain byafashe icyemezo gitandukanye. Byasinye amasezerano y'amahoro kandi byasubije ubusabane na Israel. Ikintu kidasanzwe kandi gisobanuye byinshi ku izina bahaye ayo masezerano, Abraham Accord. Ku nshuro ya mbere mu myaka myinshi, diplomasi ya none ntiyigize yibanze ku ntambara,
ahubwo yibanze ku mubyeyi rusange w'abayahudi n'abayisilamu. Ni kwemera ku mugaragaro ko nubwo habaho itandukaniro rya gihanuzi rya politike, inkomoko ari imwe. Urundi rugero ruto kandi rutamenyerewe n'ubwiyunge ni uburyo bwimbitse kandi bw'igitangaza bw'amadini yombi. Abayahudi Kabbaliste n'abayisilamu Sufis akenshi babonaga ubwumvikane n'ururimi rusa nk'urwo ngurwo. Intego yabo ntiyari ukwerekana ko idini ryabo ari ryo rya nyaryo, ahubwo yari uguhuza intego imwe, kugabanya no kugira ngo bahuzwe n'Imana. Bafite intego imwe kandi bavugaga ururimi rw'umwuka rufite isano rikomeye. Amadini yombi asobanura urugero rw'umuco n'umwuka mu buryo bumwe. Kabbalah na Sufisme babona ubuzima nk'urugero rw'iyunga y'umwuka ruzamuka mu rwego rw'umwuka cyangwa mu isi zitandukanye kugira ngo rugere hafi y'Imana. Amadini yombi asobanura Imana nk'urumuri rutagira iherezo kandi rudashoboka kumvwa na buri wese, aho abantu bakaba uduce tw'urumuri rw'igitangaza rwifuza kugaruka ku musingi wayo. Ese mubyumva gute muri iki kiganiro? Muduhe ibitekerezo, mutubwire ibyo mubitekerezaho. Ese mugenda mumenya amakuru yo muri Bibiliya dutangariza kuri uru rubuga? Twikomereze. Umuco w'amadini yombi bavugaho urukundo rwaka rw'Imana rurenze amarangamutima yose, urukundo rushaka ubumwe bwuzuye. Ihame rusange riragaragara neza igihe ubushakashatsi buhagarara ku giti cy'umuntu kandi bukaba ubw'umwuka. Ibirango n'amazina nk'abayahudi cyangwa abayisilamu bitangira gutakaza agaciro ugereranyije n'uburyo bumva icyera. Mu buryo runaka aba bahanuzi b'umwuka babashije gukora ibyo aba politiki bakunze kudashobora. Bahuriye ku mva ya Aburahamu, bemera ko bombi bashaka Imana imwe n'umwe, Imana y'umubyeyi wabo rusange. Ariko niba bafite byinshi bahuriyeho, ni gute bagiye bagira amakimbirane menshi mu mateka? Kuko nk'uko twabivuze mbere, iherezo ryabo ababyeyi bakoze rigarukira mu bikorwa by'abana babo. Mu nkuru twabonye inzira ebyiri: intambara idashira, kwiyunga gukomeye ariko bigoye ku bantu. Ariko Bibiliya itanga inzira ya gatatu, igisubizo kitishingiye ku butegetsi cyangwa ku bantu, ahubwo gishingiye ku kwivanga kw'Imana kuzaza kwa Yesu. Iyobokamana rya gikristo risobanura Yesu ntakiri umuhanuzi usanzwe, ahubwo nk'igisubizo nyakuri ku kibazo cyo gutandukana kw'abantu. Ni gute Yesu akemura amakimbirane? Igitekerezo cy'ingenzi ni uko Yesu afata uruhande mu ntambara hagati ya Isaka na Ishimayeli. Yesu ntabwo afata uruhande rwa Isaka cyangwa Ishimayeli, ahubwo yubaka umuryango mushya. Ahubwo ibyo bimenyetso byashaje bitagikora nk'aho ari isoko nyamukuru ry'amakimbirane. Intumwa Pawulo yandika ko Kristo ari amahoro yacu, uwahuye na bose akabahuza, agatesha agaciro urukuta rw'amakimbirane. Uru rukuta rw'itandukaniro rugaragaza amacakubiri y'amateka n'iyobokamana. Nk'uko gikristo ibivuga, igihe umuntu ahuye na Kristo ahabwa umwirondoro mushya urenze uwo ku isi. Ntaba akiri by'Abayahudi cyangwa Umwarabu, umwana wa Isaka cyangwa Ishimayeli, ahubwo aba igice cy'umuryango mushya w'umwuka. Iyi kwiyunga iba iryari? Iki ni ikibazo cy'ingenzi. Nk'uko iyi nyigisho ibivuga, kwiyunga bifite intambwe ebyiri. Intambwe ya mbere iba muri ibi bihe bigaragara. Amahoro n'ubumwe bitangira muri iki gihe mu mitima y'abantu bemera iyi nzira. Bigaragara mu buryo mu miryango y'abemera bafite inkomoko y'Abayahudi n'Abarabu, aho nubwo habayeho amakimbirane ya politiki, baba babarirwa nk'abavandimwe mu kwizera. Bagaragaza ko gutsinda itandukaniro bishoboka. Intambwe ya kabiri, igisubizo nyakuri ku makimbirane ku isi yose, bifatwa nk'ibiri mu bihe biri imbere. Bibiliya yigisha ko ibi bizashyirwa mu bikorwa neza igihe Yesu azagaruka, mu kintu kizwi nko kugaruka kwa kabiri, second coming. Icyo gihe azashyiraho amahoro adasubirwaho kandi arambye ku isi. Ni gute Yesu azabigenza? Bibiliya isobanura ko aya mahoro azagerwaho binyuze mu kurema ubuzima bushya bw'abantu.
Intumwa Pawulo mu gika kigaragaza igitekerezo cyo gusenya urukuta rw'amakimbirane asobanura ko Kristo yazanye guhagarika amacakubiri kugira ngo mu kwezi kwe abashe guhuza abantu babiri mu mutima umwe mushya, bityo ashyireho amahoro. Icyizere iki gihuzwa n'ibihanuzi n'ubuhanuzi bya gikristo byo bya kera, bigaragaza mu isezerano rya kera bivuga igihe kizaza, aho intare izabana n'ihene kandi ntizazica cyangwa ngo zibangamirane ku musozi wanjye wera wose. Ariko iki si igihanuzi cyonyine kivuga ko Kristo ari we uzakemura amakimbirane hagati y'Abayahudi n'Abayisilamu. Igihanuzi cy'umwami w'amahoro none kivuye muri Yesaya ni ingenzi mu gusobanukirwa igisubizo Kristo gitanga. Uru rwego rushaka kuvuga ko intego nyamukuru ya Yesu itari ugukura k'umwami wo ku isi watsinda intambara, ahubwo ari ukuzana amahoro mu mitima no mu buryo bw'umwuka. Kuko hano haturutse umwana, haduha umwana, kandi ubutegetsi buzashyirwa ku maboko ye, kandi azitwa ibi byiza byose, Data w'iteka ryose, umwami w'amahoro. Ubuyobozi bwe n'amahoro bye bizakomeza iteka ryose, kugira ngo habeho iherezo ry'urukurikirane rw'ubuhemu rwatangiye na Ishimayeli na Isaka. Yesu azana ihame rishya, impinduramatwara y'umwuka, igitekerezo kinyuranyije n'ubwenge bw'Abayahudi n'Abayisilamu. Mukunde abanzi banyu, musenge kubw'ababakomeretsa. Ni iyihe nzira abana ba Aburahamu bazahitamo? Ese ishyamba ry'amakimbirane cyangwa ubumwe kumva yasa? Siga igitekerezo cyawe aho ngaho muri comment, utubwire uko bitekereza n'icyo ubyumvaho, ubumenyi waba udukuyeho. Niba warakoze subscribe, habwa umugisha. Niba utarayikora kandi wayikora kugira ngo ujye umenya inkuru tuganiraho zo muri Bibiliya, byinshi ushobora kuba wibaza kuri Bibiliya. Nyagasani akomeze kubana namwe, naho mu kiganiro cyo gutaha. Kora like, usharinge kubo musangiye urugendo, abo musengana mu magurupe. Mwakoze cyane kubana natwe.